Hari abantu benshi bakora buri munsi bakabyuka kare bagakora amasaha menshi bagataha bananiwe, ariko nubwo bakora cyane abo bantu ubuzima bwabo ntibuhinduke. Hakaba n'abandi batigeze bakora ibintu byinshi cyangwa ngo bavunike, ariko uyu munsi bafite ubuzima benshi bifuza. Menya ko abantu batari bafite amahirwe yihariye cyangwa ngo bagire inkunga idasanzwe, ahubwo bari bafite ikintu kimwe gikomeye, aricyo myitwarire itandukanye. Hari abantu badakunze kumva yuko ubutunzi budatangira ku mafaranga, ahubwo butangira mu mitekerereze. Bishatse gusobanura ko iyo umuntu ahinduye imitekerereze direct n'ubuzima bwe buhita buhinduka, agahita atangira guhindura ibyo akora buri munsi, kandi ibyo ngibyo akora buri munsi ari byo bimwereka icyerekezo cy'ejo he. Ati abakire cyangwa abiyubatse ntibategereza igihe kizaza ngo batangirira aho bari, ndetse n'ibyo bafite bakabikoresha neza. Bazi neza yuko nta muntu n'umwe uzigera uzanga abahindurira ubuzima cyangwa se ngo abakize. Ikindi bazi neza ko nta n'amahirwe azava mu ijuru ngo azabahindure. Bafata inshingano z'ubuzima bwabo ndetse no kubayobora ku kintu bateganyije kuzakora. Ikindi bizera ko umunsi wafashe icyemezo ari bwo ubuzima butangira guhinduka. Ikintu cya mbere kibaranga ni discipline. Ntibakora kuko babyumva gusa, ahubwo bakora kuko ari byo bagomba gukora. Hari iminsi baba batabyumva cyangwa se bakaba bananiwe, ikindi nta motivation nimwe bafite, ariko bagakomeza bagakora. Bagakora kuko bazi ko ubuzima budahindurwa nuko wiyumva, ahubwo buhindurwa n'ibyo ukora ndetse n'ubwo waba utabyumva. Bavuga ko iyo utegereje motivation uhora utegereje, ariko iyo ukoresheje discipline ubuzima bwawe burahinduka. Ikintu cya kabiri kibaranga ni ugukunda kwiga, dore ko abakire cyangwa biyubatse badahwema no kwiga cyangwa gushaka ubumenyi. Ubwo bumenyi harimo nko gusoma ibitabo, biga ku bandi babayeho mbere yabo. Bazi neza ko amafaranga ashobora gushira, ariko iyo ufite ubumenyi ushobora kongera kubona andi. Ikindi bavuga ko iyo umuntu afite ubumenyi ari bwo ubona amahirwe menshi abenshi batabona. Basobanura ko iyo umuntu azi byinshi ubona amahirwe menshi, ndetse n'iyo ubona amahirwe menshi ushobora guhitamo neza. Ikintu cya gatatu kibaranga ni ukumenya gukoresha neza amafaranga. Bakavuga ko abantu benshi bakora ngo babone amafaranga, ariko ikindi ntibamenye kuyakoresha neza. Iyo bakiyabona barakoresha agahita ashira. Ariko abakire cyangwa se abiyubatse bo baratekereza mbere yo kuyakoresha, bakayazigama ndetse bakanayashora. Bo ntibemera kuba imbata y'amafaranga, ahubwo bahitamo kuyayobora. Bavuga ko amafaranga ari igikoresho atari umuyobozi. Bavuga ko iyo utayobora amafaranga yawe ari yakuyobora, kandi iyo amafaranga kuyoboye ubuzima bwawe bugenda utashakaga. Ikintu cya kane kibaranga ni ugutinyuka, kandi buri muntu wese agira ubwoba, harimo n'abakire. Ariko aho batandukana n'abandi bantu nuko badahagarara kubera ubwoba, bagerageza bagafata ibyago bifite intego. Ikindi bemera ko gutsindwa bibaho, bakavuga ko iyo utsinzwe uba ufite ubushobozi bwo kongera ukagerageza. Ati gutsindwa ntabwo ari iherezo, ahubwo ni isomo ryiza ryo kongera ugasubiramo. Ati kuko nta ntsinzi ibaho idaciye mu gutsindwa. Bagahurira ku ijambo rivuga ko iyo umuntu atinya kugerageza aba amaze gutsindwa ataratangira. Ikintu cya gatanu kibaranga ni ukutareka cyangwa kutava ku izima. Ati kuko abantu benshi baragerageza rimwe cyangwa kabiri bagahita barekera, bavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Ikiranga abakire bo nuko batajya barekera, bagerageza kugeza batsinze. Bamenya ko gutsindwa ari igice cy'urugendo, batabifata nk'iherezo. Bakagira ijambo rivuga ko udatsindwa kuko waguye, ahubwo utsindwa kuko wahisemo kuguma hasi. Uko iminsi igenda ishira, uko bakomeza gukora ibintu bito buri munsi, ubuzima bwabo bugenda butangira guhinduka. Si ibintu bibaho ako kanya, ahubwo ibyo bakoze nibyo bihindura ubuzima bwabo bushya. Abantu bagatangira kuvuga ko yagize amahirwe, ariko ntibamenye imyaka yamaze akora mu ibanga. Gusa ntibamenye iminsi yagiye atsindwa, gusa bakagumiza akagerageza. Gusa ukuri nuko ubutunzi atari amahirwe, ahubwo ari amahitamo umuntu afata buri munsi. Gukora cyangwa kudakora, kwiga cyangwa kutiga, gukoresha nabi cyangwa gukoresha neza, guterwa ubwoba cyangwa gutinyuka, kureka cyangwa gukomeza. Aya mahitamo mato tuvuze niyo yubaka ubuzima bunini. Baravuga ngo niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntutangire mu gushaka amafaranga menshi, ahubwo tangira mu guhindura imyitwarire. Utangire mu guhindura ibyo utekereza ndetse no guhindura ibyo ukora buri munsi. Batubwira ko ibyo bishimira uyu munsi ari umusaruro w'ibyo wakoze ubushize. Bakongera ko aho uzabura ejo ari umusaruro w'ibyo uri gukora uyu munsi. Bakubwira ko udagomba gutegereza mu gihe kizaza cyangwa utegereza amahirwe, ahubwo bakavuga ngo tangire uyu munsi, tangire mu byo ufite ndetse n'aho uri. Bakatubwira ko ubuzima dushaka butegereje ibyemezo tuzafata. Bagakunda kuvuga ngo niba ushaka ubuzima utigeze ubaho, ugomba gukora ibyo utigeze ukora.